nibwo ngiwe rero turararana numva ibyo byabaye kubona umuntu n'inzoga niki nyuma kwikura bwa mbere sa nk'umuntu satani yahise yinjira muri njyewe kuko ndibuka neza ko twabikoze rimwe nkajya mwihamagarira wowe usigara umushakisha ngo dukore bya bindi yes nkamuhamagara ngo dukore bya bindi uwo ngo wavaho haza uwundi baza ari benshi baraguhererekana bari byinshi birangira no mbaye indaya ndicuruza njya ku muhanda nkajya ninjiza amafaranga koro umunsi wa mbere wambara ikanzu wumvise bimeze gute barahari benshi nabaye muri sosiyete yabo tujya mu matsinda yabo misangamo amatsinda ahura akaganira ku burenganzira bwabo ariko bameze ko bavutse ibintu nk'ibyo ngibyo nyine nababayemo benshi n'ubu baracyahari bambwira ati ntabwo kode yakizwa ntibishoboka n'ubwe sikorose ntabwo byahinduka yabikushoboye gute ariko nababwira yuko byanga byakunda ntago ari ngiye ni Kristo mpimbaraga rero iyo uteye intambwe imwe Imana iterame ngo 99 gusanga kandi kaguha n'imbaraga ntago ari kubwange cyakubwa cyakubwundi ni imbaraga z'Imana rero ndavuga ngo nawe nuriya nabariya wowe ukikureba ibintu cyangwa kuri mu byaha Imana yakukurayo nawe yakizwa nago rero nkeka ko Imana impamvu Imana idushyira ku karubanda cyangwa se ngo tubira abandi cyigisho nukugira ngo mubone imbaraga z'Imana nukugira ngo mukizwe nukugira ngo musengera abana banyu musengera abagabo banyu niba naragiye nkabinda ndi umugabo yabinda nawe Imana wawe yabayo nta gitangaje nta nibirenze urabyutse usanga byagenze gutyo imyuka ihisi kwipakiramo nukuvuga ngo wahise wumva hari ama obligation hari byahindutse muri jewe igutegeka gukora ubusambanyi none se wahise ugira ibyiyumviro yuko ukomeza muri mudo guhinduka umugore wabo bantu cyane rwose wowe ntawe se washakaga ko akubera umugore wapi nahise numva byiyumva byese bihinduka muri nge numva mbaye umugore numva ibintu twakoze ni byiza nkajya muhamagara tubikora rimwe ngo twabanye no mu nzu umugore wiwe tuza gutandukana nshaka undi mugabo yego ni byinshi cyane izo nzira nabayemo ni ubuhamya bukomeye cyane yego rero ni byinshi cyane namwe nkuko uravuze ngo narahavuye mwapfuye iki ni iki cyatumye mushwana ahanini wasangaga ngewe icyo twapfaga yaramfuhiraga gasanga bwati barabongo bakuvugishije burya nabo barafuha yego nkuko umugore n'umugabo basanzwe bafuhira yego nabo barafuha ugasanga nyine turashwanye ugasanga yabatinze gutaha nibyo cyangwa se akaza akambwira ngo urabona ngo ibinyago byatunganyijwe ngo ntabwo amese imyenda mbese wari umugore nkuko n'abagore basanzwe bameze ndabona umugabo ngiye sinamushobora ngiye kwishakira uwundi kubona umwana watangiye kwisiga akantu watangiye kunyira amajoro watangiye kwambara ingutiya tangira usengera abana bawe usengera umugabo wawe kuko nabajije Imana maze gukiza ngo se nukuki umugabo ashaka kurya n'umugabo mugenzi we Mana ese bindi bimeze biti bimeze biti Imana irambwira ngo nuko Satana afite umugambi wo kurimbura abantu kugira ngo rimbure ikiremwa muntu gishireho bivuze ikirere bivuze ngo ninjya mu butinya ndi umugabo ntabwo nzabyara sinzagira umuryango sinzagira famille sinzagira nasanze rwose kuko Imana yacu nube maso rero kubera ko tuzagira abasaza ejo hazaza ntabakecuru babaje hazaza bazagira inama abuzukuru ni igiki ese waba umusirikare uri umutinganyi ese waba president uri uyu ese waba niki kindwaye bamari igihugu wagira igihugu cyawe ejo hazaza uri muri izo ngeso mbi namwago tabira umogi mwaga inzoga ndi umusambanyi nibara muri woro muri furi nasinze muri ibyo ndakoze bara murabizi n'abadukurikiye murabizi Yesu ashimwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo inshuti zacu kuri channel ya Elayono MC nge ubasuhuza nitwa Bishop Bugingo Leonira ndi umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda ndabashuhuje rero inshuti zacu aho muri hose abari mu Rwanda abari muri Belgique abari Mozambique abari muri Amerika ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Imana ibaha umugisha
uyu munsi tugarutse mu kiganiro dufite umutumirwa wacu witwa Claude, nawe ndamuha umwanya abibwire, ariko reka mbanze mwakire basuhuze tubone dutangire dusenge. Yesu ashimwe, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu dusenga Imana. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, turagushimiye. Uri Imana itugirira neza iminsi n'ibihe, Mana utwitaho mu buryo butarondoreka. Aka kamwanya tuje imbere y'ubwiza bwawe, twemerere Uwiteka Imana Nyiringabo, wongere utugire neza, uturebesha amaso yawe y'imbabazi. Mana muri iki kiganiro ubane natwe, Mwuka Wera utubere umuyobozi. Mwami wanjye Yesu Kristo, utube umucyo wawe ugwire muri twe, utube hafi, kuboko kwera kw'Imana kubane natwe. Mana dusengeye abumva ubu buhamya, abumva iki kiganiro bose, kigiraho kibakura, kigire naho kibageza. Mu izina rya Yesu Kristo ndinginze nyaguhora ku ngoma Imana, ufashe umukozi wawe tugiye kuganira, ndetse nanjye ufashe n'umunyamakuru wacu. Urakoze, byose tubisabye tubyinginga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muraho neza. Iminsi myinshi. Yego, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Duherukana mu giterane twari dufite mu ejo bundi turwanya ibiyobyabwenge n'inda ziterwa abana b'abangavu. Nukuri byari byishimo kandi Imana iguha umugisha. Yego. Imana yabanye natwe. Twagize ibihe byiza cyane. Uyu munsi rero numva twaganira ku buzima bwawe. Burya nanjye naratunguwe n'ubuhamya bwawe, kandi wakoze umurimo ukomeye. Abantu bihannye ari benshi kubw'ubuhamya bumvise. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Aka kanya rero ntatinze, nagira ngo wibwire abadukurikiye mu ncamake, hanyuma dukomeze ikiganiro. Imana iguha umugisha. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amazina yanjye yitwa Kiza Claude, ndi umugabo Imana yagiriye neza, ndi umugabo wahoze ari mu byaha, nasayishije mu byaha ariko Imana inkurayo. Nukuri Imana yacu nishimwe. Rero ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 3. Rero nukuri kandi Imana iduhana umugisha. Imana iguha umugisha cyane. Koro, hari ubuhamya bwawe najyaga mwumva, ariko noneho numva nshatse yuko tuganira turi kumwe, ndetse n'abantu bamwe hari abatabuzi, ariko noneho bakabyiyumvira by'imvano. Uzi ikintu cyantangaje? Ni ukubona wari umugabo ugahinduka umugore. Birashoboka cyane kuko Satani afite imbaraga. Satani aragufata akwambika fime, ukabona ko nyine ibyo urimo ari byiza kuko aba yagufashe. Ariko ndashimira Imana ko nubwo Satani ari umurwanyi, ntabwo ari umuneshi. Ibyo ni ukuri. Rero ndashimira Imana ko yankuye muri izo ngeso z'uburaya. Ndi umugabo nambara amakanzu, njya gutega abandi bagabo, nigurisha, nkaba ndi umugabo ubu ngubu ushimira Imana. Kuri Imana ishimwe. Reka nkubaze, harya byatangiye gute? Uzi ko biriya bintu umuntu arabyumva kumva biramurenze. Ubundi umunsi wa mbere icyo gikorwa kikuba, ubundi byatangiye gute? Wavuye iwawe mu rugo, mbese mbwiramo muri make. Numva ntabwo nabikabuze cyane, ntabwo ari ibintu nateguye ko ngiye kubikora cyangwa se nzakora. Navuye mu rugo rwanjye nk'umuntu ugiye gupagasa. Wari ufite abana bangahe? Ufite abana 3, ariko umwe ari mutoya. Uwo munsi wari ufite abana 3? Yego, ariko ari muto cyane, afite nk'amezi. Yari kukira umudamu wanjye. Ayiwe, yari kukirira? Ndamungana ngiye, ndabona ubuzima bw'umukire buducanze, ngiye gushaka amafaranga i Kigali, ngiye gufata akazi. Ndazi Kigali, muje ku kazi nyine ndakora. Wasize umugore ari kukiriri mu giturage? Yego, i Butare. Yego. Uhita uza? Yego. Ushaka akazi? Nje gukora akazi bisanzwe, ndakora bisanzwe, ariko nza kugwa mu bishukonye bya Satani, nza mu mwuga w'uburaya, nisanga mu buraya. Uwo munsi bwa mbere ukuntu byagenze rero,
mbikora cyangwa se biba ntabwo nari nabitewe ko biza kuba nagiye ngiye gusura umuntu tusohokana turi gusangira ngo tuza kurarana cyangwa se ndariwe sinataha. wagiye gusura umuntu w'igitsina gabo? Yego, umugabo mugenzi wanjye turaganira turasangira inzoga n'amazi inzoga. Mwari inshuti cyangwa inshuti bisanzwe? Turaganira dusangira inzoga turarya turanywa numva ari mugenzi wanjye. Ndamubwira rwose ni ukuri uri inshuti nziza ndoga ari bisanzwe nk'umugabo mugenzi wanjye. Arambwira ati uyu munsi naguri butahe burije ubwo uraza kurara iwanjye. Numvaga nta kibazo. Ibwo ngiwe rero turararana numva ibyo byabaye. Kuko n'umuntu n'inzoga niki nyuma kwikura bwa mbere sa nk'umuntu satani yahise yinjira muri njyewe kuko ndibuka neza ko twabikoze rimwe nkajya mwihamagarira. Wowe usigara umushakisha ngo dukore bya bindi. Yes, nkamuhamagara ngo dukore bya bindi uwo ngo wavaho haza uwundi baza ari benshi baraguhererekana. Bari byinshi birangira no mbaye indaya ndicuruza njya ku muhanda nkajya ninjiza amafaranga. Ariko se koro ko ishyano rigwira ngo hari igihe umuntu yumva ibintu akumva ngo ni nko kureba igufwa ry'igihu ritagaragara. Twishyanaga abantu benshi bashobora kumva ko bishoboka cyangwa se bibaho, ariko turi mu isi irimo imyuka mibi itagaragara tuba durwana nayo. Iyo myuka rero byanga byakunda iyo utabaye maso ngo usenge yagufata. Yafata umwana wawe, yafata uwo, yafata undi. Nibwo nanjye yamfashe maze kubibona ubu ngubu maze kukirizwa ko hari imyuka mibi nari mfite nanjye nagendanaga nayo kuko ibintu nakoraga nanjye ntabwo bisanzwe. None se koro ibyo ari byo byose baragufashe, uwo wa mbere aragufashe urabyutse usanga byagenze gutyo imyuka ihise kwipakiramo. Ni ukuvuga ngo wahise wumva hari obligation, hari imyuka igutegeka gukora ubusambanyi. None se wahise ugira ibyiyumviro yuko ukomeza muri mudo wo guhinduka umugore wabo bantu? Cyane rwose. Wowe ntawe se washakaga ko akubera umugore? Wapi, nahise numva byiyumva byese bihinduka muri ngero mbaye umugore, numva ibintu twakoze ni byiza nkajya muhamagara tubikora rimwe. Nubwo twabanye no mu nzu mba umugore wiwe tuza gutandukana nshaka undi mugabo. Reka yego ni byinshi cyane izo nzira nabayemo ni ubuhamya bukomeye cyane. Yego rero ni byinshi cyane. None ubwo namwe nkuko uravuze ngo narahavuye mwapfuye iki? Ni iki cyatumye mushwana? Ahanini wasangaga njyewe icyo twapfaga yaramfuhiraga ugasanga bwati barabongo bakuvugishije. Burya nabo barafuha? Yego, nkuko umugore n'umugabo basanzwe bafuhira. Yego, nabo barafuha. Ugasanga nyine turashwanye, ugasanga yabatinze gutaha nibyo cyangwa se akaza akambwira ngo urabona ngo ibinyago byatunganyijwe ngo ntabwo amese imyenda. Mbese wari umugore nkuko n'abagore basanzwe bameze? Ndabona umugabo ngiye sinamushobora ngiye kwishakira uwundi. Rero ni bene data mwiseka ntabwo bishekeje, ni ibintu bikomeye cyane. Yego, ikidusetsa ni uburyo wari muri ubwo bukoroni kandi noneho wowe ukumva ko wari warabyaye. Nyine niyo mpamvu umuntu satani yakugize imbata ntabwo ubibona. Ntubona ko iki uzarebe urugero twatanga nk'umuntu warasinze mudamu. Hari ababyeyi benshi bugibona basinze ku muhanda ugasanga ari inyarira, ugasanga mbese ari kuri ibintu bidasanzwe n'ibindi byinshi cyane. Ntabwo abari we rero nizambaraga zimukoresha zimufata z'abazimwe badayimoni. Niyo mpamvu ni ukuri bene data badukurikiye mugomba kuba maso mugasenga, ugasengera abana, ugasengera abagabo banyu kuko ibihe turi uguhozaho kwambara imbaraga. Yego, ni ukuri satani ariho, naramwiboneye naramukoreye satani byanyabyo bigaragara, apana ubujarwa cyangwa ubusutwa ngo ibikindi ngo nukubeshya ngo ibi nibi. Njyewe nakoreye satani ku buryo bugaragara. None se koro ubwo urumva waratandukanye n'abagabo, ubwo n'abagabo, reka mbita abagabo da. Abo twabanye mu nzu ntago ari benshi, ni babiri bonyine. Ariko abo twagiye dusambana haba mu buryo bwo kwigurisha cyangwa mu buryo bw'inkundo ntago namenye umubare wabo, ni benshi. Ugera ku rwego rwo kujya gutega? Yego, nari ndatega njya mu tubari za Sandabuna, za Kadrake, Nyamirambo, hara hose mbesheje cyane. Mu muhanda, mu migina heshi cyane. Nukuri bibaho. Koro umunsi wa mbere wambara ikanzu
wumvise bimeze gute? ntabwo nava ngo mbese kuko n'icyo gihe mbwira ngo ndi umuhungu mu muhanda cyangwa se ngo ugize umukobwa twarashwanaga, waza ugiye kumpanura ngo urabona ngo ugize umugabo kandi uri ngo ugize umukobwa uri umugabo, nkatukana nkumva ko umenye ndi umukobwa kandi nkajya nidefanda ngo niko navutse niko meze noromone ifite niko niyumvagamo ngo ndiyumva mbese nuko utanze reka abantu benshi banzi barabizi nyine Baza kubereka amafoto yawe warigize umukobwa. Rero Satani afite imbaraga kandi ni ukuri ajya akora ibintu biteye ubwoba ugasanga neza mbese nawe biragucanze. Abantu benshi rero bazi yuko nimba Imana imurinze cyangwa se Imana ikimuhishe, hari abiyumvira ko ari imbaraga zabo. Oya ntago ari, ariko bose bari bakwiye kumenya ko ari ubuntu bw'Imana. Ni ubuntu bw'Imana kuko nanjye ndabyibukana maze gukizwa najyaga mvuga nti Imana kuki wankize ku karubanda kuriye. Kwiki yabiyemeye kuba imbaho nukubera iki kuko namaze kubona ko ariko ubwenge bwari buzije wakiriye agakiza. Maze gukizwa. Numvise ibintu nakoze nanjye bihabanye. Biteye ubwoba kubyo niyo mbirebye ndavuga ngo Mana urahambaye. Mbona imbaraga z'Imana. Mutegeze kuba umuntu n'umugabo wateye igikomwe ufite umugore n'abana nkava mu bugabo bwanjye nkajya kuba umugore. Ni ibintu udashaka kumva nshuti udukurikiye, ni izindi imbaraga nyine zikomeye, ariko ntabwo ni ukuri byanga byakunda we wabasha kubyumva. Ariko iyo usenga iyo ufite amaso y'umwuka hari ibyo ubasha kubona, hari ibyo ubona nyine. Abantu basenga dukurikiye murabizi hari ibintu ubona ku buryo ushobora kubeshya ukabibona, bashaka kukwibuka bimenya, ushaka kuba mbese hari imbaraga zindi bufite nawe urabizi Bishop. Rero ni ukuri byanga byakunda Satani yaratsinzwe kandi ntabwo azatsinda. Imana ishimwe. Shima Imana ko yangiriye neza kamagakiza ku buntu. Imana yacu nishimwe yuko Imana yakuneshereje. Yego. Je numva iyo mbikuriye numva ari ubuzima bukomeye cyane. Cyane rwose. Kandi bubabaje. Birababaje cyane kuko nyakuha Bishop niko navuga shimye Imana ko turi kumwe, wowe nibuza tukatujyana ikiganiro, niwe mutwe ikiganiro umukozi w'Imana niko navuga, abandi n'abanyamakuru bisanzwe cyangwa se abakristo n'ibiki. Niyo mpamvu ubu ngo hagarara abakristo aba pastor bose niyo mukwiye guhaguruka tugakora umurimo w'Imana. Ntago ari kwicara muri ofisi mu rusengero ngo wumve ngo wabwirije cyangwa se ngo birahagije. Oya, kuko hano hanze Satani arimo arakora byanyabyo ku mugaragaro, byanyabyo ntajenjetse. Natwe rero cyangwa se wowe cyangwa bariya ntago dukwiye kujenjeka. Tugiye guhaguruka tugabwiza ukuri ko Satani ariho, ari kurimbura. Kuko niba nateye umugore n'abana nkaze mu buraya, urumva nagiye nsambana nabo, abagabo batsingo nagiye nsenya ingo zubatse, abantu bafite ingo, abagabo bafite abagore nkabasengera ingo, abagore nk'abatukatimwa ntwari y'umugabo. Urumva ni ibindi. Niyo mpamvu tukwiye guhaguruka tukagenda twabwiza abantu ukuri, ukabwira umuntu ukamubwiza ukuri n'uvuga ngo Imana ntubeshye Imana ngo iguhaye inzu, iguhaye imodoka, iguhaye kujya muri Amerika. Oya, sibyo dukeneye cyane. Dukeneye ubugingo buhoraho, abantu bihana bakazabona ubugingo buhoraho. Nicyo kintu cya mbere tukwiye gukora. Ni ukuri shimye Imana ko bashije kubonana nawe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma se buriya muri icyo gihe wari uriho ukora uwo mwuga w'uburaya, nta bandi bantu b'indaya b'abagabo bigize abagore? Barahari benshi nabaye muri sosiyete yabo, tujya mu matsinda yabo, misangamo matsinda ahura akaganira ku burenganzira bwabo, ariko bameze ko bavutse ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Nababayemo benshi n'ubu baracyahari, bambwira ati ntabwo ko yakizwa, ntibishoboka, n'ubwe sikorose ntabwo byahinduka, yabikushoboye gute? Ariko nababwira yuko byanga byakunda ntago ari ngiye ni Kristo mpimbaraga. Rero iyo uteye intambwe imwe Imana itarango kina n'ikende gusanga kandi kaguha n'imbaraga. Ntago ari kubwange cyangwa kubwawe cyangwa kubwundi, ni imbaraga z'Imana. Rero ndavuga ngo nawe nuriya nabariya wowe ukikureba ibintu cyangwa kuri mu byaha, Imana yakukurayo, nawe yakizwa. Nago rero nyeka ko impamvu Imana idushyira ku karubanda cyangwa se ngo tubire abandi cyigisho, nukugira ngo mubone imbaraga z'Imana, nukugira ngo mukizwe, nukugira ngo musengera abana banyu, musengera abagabo banyu. Niba naragiye nkabinda ndi umugabo we yabinda nawe, Imana wawe yabayo, nta gitangaje nta nibirenze. Rero nukugira ngo ube maso, ujijuke, ukanguke.
ababyeyi bakanguke umenye ngo si umwana wanjye aragendana n'abandi ese umugabo wanjye bimeze bite cyane cyane karanga baba bashaka ibigezweho baba bashaka ubutunzi bwihuse ugasanga inzira barimo gushakamo ubwo butunzi no kugenda mu bigezweho birimo birabakururira mu nzira kandi ibi bintu birabajyana aho ababyeyi babo batazi batanateganya batanibaza ko bishoboka cyase bishoboka kubona umwana watangiye kwisiga akantu watangiye kunywa amajoro watangiye kwambara ingutiya tangira usengera abana bawe usengera umugabo wawe kuko nabajije Imana maze gukiza ngo se nukuki umugabo ashaka kuryama n'ubwo mugenzi we mana ese bindi bimeze biti bimeze biti Imana irambwira ngo nuko Satana afite umugambi wo kurimbura abantu kugira ngo rimbure ikiremwa muntu gishireho bivuze ikirere bivuze ngo ninjya mu butinya ndi umugabo ntabwo nzabyara sinzagira umuryango sinzagira famiye sinzagira nasanze rwose kuko Imana yacu nube maso rero kubera ko tuzagira abasaza ejo hazaza nta bakecuru b'abajo hazaza bazagira inama abuzukuru ni igiki ese waba umusirikare uri umutinganyi ese waba perezida uri uyu ese waba niki kintu wamara igihugu wagira igihugu cyawe ejo hazaza uri muri izo ngeso mbi nanywaga tabira umogi nywaga inzoga ndi umusambanyi nibara muri woro muri furi nasinze muri ibyo ndaye ko zibana murabizi abadukurikiye murabizi umuntu wabaye indaye cyangwa se indaye ko ziba murakuzi nibwo buzima nari ndimo aho maze kumenya Yesu Kristo mwari mukiza nibwo nabanje kumenya ubwenge maje kumenya ko ejo hazaza maje ntagaruye ubwenge mbasha gutekereza ejo hazaza mbasha gutekereza icyo nashyiriwe ku isi gusiga isi ko kwisiga ari nziza uko twayisanze ni byinshi rero nukuri Imana iriho Imana irashoboye Imana kandi iriho pe ifite imbaraga cyane ndi umugabo kubihamya hari igihe wibaza ugakurura ukumva ibintu biratangaje cyane rwose ubwo wamaze imyaka ingahe muri ubwo buzima namaze imyaka 6 mu buraya 6 rwose ngize Imana mbona Imana iransanze habe na rimwe yego namwibagiwe cyane rwose namutekereza ubwo se wamwohererezaga amafaranga mbese nukumwibagirwa burundu amafasi mweze numvaga ko nta n'icyambwiye nta n'umugore ngira nta nabana ngira ntaki nibireye nyine nawe urabyiza bya buraya no gusohoka no kurya brusheti no kwinezeza no kuryoshya no kubyina muri soirée no kujya kumansura mu kabari nubwo buzima bw'indaya basi niko nabagamo no kuvuga ngo umudamu yari yarakubititse cyane nawe yarumiwe yarashobewe atazi aho cyane naho n'umuntu yambwa abadamu ndabakomeje muri ku kigeragezo nk'icyo ngicyo kandi nihangane Yesu azabarengera azabatabara Imana yatabaye umudamu w'uyu nawe mudamu uri ku kigeragezo nawe mudamu ufite urugamba rw'urushako ndagukomeje wowe icyo ngusaba hamaku birindiro usenga Imana ni Imana ikora ibitangaza kandi irahindura byanze guhinduka uyu Korode Imana yahinduye akabuba avuga ko yakiriye Yesu Kristo n'umukiza we nyuma y'imyaka 6 yarataye umugore nawe yaragiye kuba umugore biragoye niyo tubwira badukurikiye ngo witinya watinyute niba umugabo wawe unataha ijoro kubyihanganira rwose isengere ihangane yes niba se umugore wanjye yari ihanganye ndanamushuhuje kandi ndanamukunda nukuri ahabwa umugisha ndamukunda cyane mudamuhanye n'intwari kuko yihangana ugeze yahuye nabyo yihanganira ku biciro ry'imigani yihanganira ibibazo yihanganira ese mu giturage baje kubimenya baje kumenya ko wabaye umugore nese ibyo dukora hihishe bijya hagaragara Imana irabitangaza cyane rwose na washidutse inkuru zaragiye cyane rwose nisanga gutyo bambwiye ati babwira umudamu iyo tuganira ngo ati cyakoze ati Imana irahambaye Imana irashoboye bakambwira ati wigize umugore nkaga ati nikomeze natamuka n'amakanzu mu muhanda induru zikavuga ntukana n'umupagani mbese ni byinshi cyane muri yasi wa mwana wasize ku kiriri yego afite imyaka 6 ndumva yiga ariga agiye kujya mu wa mbere ubu ngo agiye kuza imyaka 7 ni ukuvuga ngo wasize umwana ku kiriri ndumva ubu umaze igihe gito wakiriye agakiza oya maze imyaka 3 umaze imyaka 3 numva rero ubwo ibyo by'uburaya imyaka 6
none se koro Imana igira inzira zirenga 1000 inyuramo itabara umuntu cyane rwose. Byashoboka ko waba uri umugabo wasambana cyangwa se uri umunyanzoga ntumubyihanganire, ko umugabo wawe se akora ibingi ntubyihanganire, ariko ni ukugira ngo ejo uzabone bizatanga. Guma aho ngaho usenga Imana. Ese urindiriye hehe? Se uri hehe? Ese yatashye yasinze nawe ntucumuga mugashwana? Ese bigenda biti? Rero niyo mpamvu ndahanga ngo ukomeze nkubwire ibyambayeho, nkubwire uhamya Imana ukuntu igenda ikora ibitangaza. Ni ukuri Imana irahambaye Bishop. Nayibonye igihe kirageze. Ntago nzi wakira agakiza gute? Kunakira agakiza ni inzira nyine z'Imana zirenga 1000 cyangwa se kuri Imana itangaje, ku buryo Imana iravuga ngo amabuye cyangwa se ibiti bizakorera Imana. Natangaye cyane, nagiye ngiye kuri channel runaka kunari indaya na bagenzi banjye yanyu muhurira. Oya, nundi umuntu aduhamagaye ati muze dukore ikiganiro. Ngiye nkora ibiganiro, tukora ibiganiro. Turagenda tukora ikiganiro, ndi indaya nambaye amakora, nisize amaruja arevure, amabota agira anga niko nambaraga nk'indaya nyine. Tukora ikiganiro, numva ko ngiye kuri YouTube cyangwa se ngiye ahani gushaka umugabo. Nagiye ngiye kwamamaza. Ugiye gukora publicité y'uburaya bwanjye kugira ngo ubone abagabo b'abasitari bamamagara. Ngezeyo rero nahasanze umudamu witwa bamwita Shangazi. Arangije tukora ikiganiro, ariko yarasengaga abati ndaza kubasengera. Nta sengesho umwe datarya ubusa, ripfa ubusa, nta ry'umunyagaro, nta ribaho. Uko wasenga kose, uko byagenda kose, Imana irumva. Yadusengera umudamu, Imana imuhumugisha, adusengera, atuganiriza, twereka inzira y'agakiza. Kaganira umudamu ninjarwa, umudamu ntabwo byakunda, nkumva ari gutinyuma yahuye. Nkumva mbese ntabwo byashoboka. Natangariye Imana rero ubwo bwa mbere dusengeye, twakoze ikiganiro. Ubwa kabiri ati mugake dusenge, adusengera. Bwa kabiri ndyamye nijoro nibwo nagaruye ubwenge. Numvise umwana ari kurira. Imbaraga z'amasengesho zari zitangiye gukora. Numva umwana arimo ararira mu matwi yanjye. Amina. Numva umwana arimo ararira mu matwi yanjye, numva z'umugore wanjye arimo azarira nataye mu cyaro. Numva mu matwi yanjye mbuza ibitotsi, numva mbuza amahoro. Numva umutima arimo ati Papa Jamila uri umugome, uri umwana mubi waranaye. Imana izaguhana. Nkumva ibintu mu matwi, nkumva mbese byajwiragiye. Usa naho wagize numva none nanjye zo kumva urugo rwawe. Numva ngize ibintu by'ubwoba. Niko bitambagaho nibiki. Ntabwo ntabwo yandoze. Ntabwo yakoze ibi nibi. Ndamutelefona nibite imeze bite kurumba nambuza amahoro ibi nibi. Byagenze gute ndamusobanurira tuze kuza nkubwire. Ndaganje arasenga. Yamasigisho yasengaga nibwo azakantwika. Agatwika bazimu. Nkumva ibintu muri ngiye nyine bibige bihindwe ari ubigurumana. Bazimu basohoka. Bigurumana gusenga. Nukuri wowe unkurikiye. Waba uri mu bibazo, waba ushonje, waba ufite mbese senga. Jya mu cyumba usenge. Nabonye gusenga bigira umumaro, birakomeye. Nuko nyine yatwigisha gusenga, sinarinzi gusenga, sinarinzi Imana, sinarinzi ngo ibi reka. Ariko Shangazi Imana imuhumugisha. Nukuri pe yakoze umurimo ukomeye cyane. Arabitwereka twari nk'abantu batanu, twese turi indaya. Harimo gutyo mbese ibintu nk'ibyo abadakomeye. Ariko Imana ishimwe. Yego. Ko we ukomeje urugendo. Ngenda komera ngo nzanagwa ahubwo kirazira. Uzajya uba mu muririmbyi w'108 ngo genda umukristo. Nzahora ndiwe paka no mugupfa. Yes. Yego. Imana iguhumugisha. Amina. Ubwo none turandangije numva ari muri gihe ibintu bihindutse. Ntangira gutekereza umugore wanjye, ntangira abana, numva mbese mbaye nk'umurivu ibuzimu ugeze ibuntu. Naya nkibaye si mudamu koko bimeze biti. Azi ko nakoze ibi bintu. Azi uwo ndiwe. Ese ubasi wamusize ugiye gushaka akazi. Nta mafaranga amuhaye, yaravunitse wenyine, yaje abana wenyine, abapfapfana arihangana. Nukuri afite umutima ukomeye. Mujye mwihamanutse. Abanyembaraga. Sinzi kuri Imana yabaremye. Imana no kuvuga ngo munsi nagezeho nzayibaza neza. Imana yakuye umudamu mu igufwa. Nukuri. Ni yamukuye mu igufwa. Impamvu akomera. Haleluya. Abadamu bubahwe. Umudamu wanjye ndamukunda, ni intwari kuko yihanganiye ibyo utakwihanganira. Kwihangana umugabo wabaye indaya, akana umugabo wabaye ndamukunda. Kandi nabarabizi.
ziriya zo yabuze mu myaka 6 ubu ujya uzimuha. ni ukuri. Yego. Birangira rero nuko ndangije atwekinza amasengesho umudamu turasenga twiga gusenga ndabimenya atwijyana mu rusengero nsengera hano i Remera ku rusengero rw'abangirikani. Imana imuhumugisha. Yego aho twakotayise no nsengera ntiyadushyize twigira umubatizo ndabatizwa ariko mbere kumbatizwa nyine ubwo mu gukizwa kwanjye namubwiye nti ko za mfite icyifuzo dusengere yuko nasubira iwanjye nkava mu buraya nyine nkasubira iwanjye mudama akanyemerera tukabana tugasubirana nyine nkitwa umugabo. Koro ugitekereza gusubira iwawe ukakurura n'ibyo wakoze wumvaga byoroshye ko umugore ashobora kuba nyuma mbwira ko Imana nyine ihambaye. Imana iratangaje. Irahambaye. Niba mbwira ko Imana ihambaye numva ko bitazashoboka ibyo nakoze abagabo bansambanyije ibyo nakoze mwa bantu mwe. Ibyo ntavugira kuri kamera kuko nyine nige wizi. Ariko nawe imbaza uburaya gutega nawe n'ibigeragezo hari gukubita mu buraya. Nawe barakudunze. Akujya muri hoteli ugasanga umuntu aragucyuye cyane rwose ugasanga ukubiswe inshyi ugasanga wasinze ugasanga umugabo agucyuye azi kuri umukobwa kunabura amakanzu agasanga usigitsina cy'abagabo urakubiswe nawe ukihagararaho nk'indaya. Nahuye n'ibigeragezo mu buraya nahuye n'inzira y'umusara mu buraya. Ariko ngo hari ukuntu n'inzira iba iri gukoreshwa muri icyo gihe cy'imibonano mpuzabitsina ngo hariho n'ukuntu mubigiramo abantu babigiriramo uburwayi ngo bukomeye no kwivuza bikaba uburwayi burimo nyege cyangwa byakunda ingaruka z'ibyase subizi ni urupfu. Ni urupfu. Urupfu rwose ukabura n'uburyo ujya kwisobanura ku mudokiteri cyane rwose. Ariko mujya kwivuza cyangwa se banakizwe ese ubu inzira kari ebyiri. Icyiza ni ugukizwa nta mpamvu hari ukurimbuka n'ubugingo cyane rwo inzira ni ebyiri nta tujombye gikwasi nta turenganyije uburenganzira bwe biramureba ariko ngiye nk'umuntu wabibayemo nakoze uburaya sinakubwira ngo kora uburaya oya nta keza kabyo narabukoze nta nyungu nakuyemo natahiye izo ndwara wa mugani wavugaga cyane nadindiye mu iterambere nadindiye mu mitekerereze mbese ni byinshi cyane ingaruka z'uburazo nahuye nazo nuko Yesu muri bikomeye. Ugiye mu giturage koro ndangije rero ndavuga ati shangazi nugusengera umudamu wanjye kugira ngo Imana mbese muzamusange nzajya iwanjye numva bitazashoboka. Numvaga mbese bidakwiye ko nzasubira mu rugo umudamu yakire nk'umugabo mbese nongeye nk'umugabo iwanjye mbese nongeye numve nitwa umugabo. Ndabisengera ariko Imana ikambwira ngo nzabana nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ikubwiye ngo nzabana nawe nzakugira neza. Iyo umwana w'ikirara atahutse se arishima. Haleluya. Imana ikambwira nase Imana ngo nzakugira neza nzabana nawe we tuza we gusa mu ruhande rwanjye kagira ibyiringiro. Reka rero tuza mu telefone ati mu telefone ati mama Jamila ntu rwose narakijijwe ntabwo nkiri indaya nshaka kuza kugusura twiyunge nsaba imbabazi nsubiri wanjye. Ati nundi munsi numwe tazanibeshya ariko se ari wowe nakuja ndasenga ati Imana wambwiye kuzangira neza Imana wavuze kuzabana nanjye Imana avuye mu byaha uvuze kuzanyiza uburaya mbese nkamya nkasenga none igaragaze kuri Imana ubundi ngukorere tanga ibimenyetso. Impamvu mama Jamila yakubwiye gutyo nawe yaratarakizwa. Yego yagombaga rero kuvuga ati kandi nawe ni n'umuntu reka nubwo bakijwe ni umuntu birangiye rero niko mu masengesho mu mbaraga zo gusenga ngiye kumanuma ngo hango ngo rero ngo uzabuze ngo ngahanga uzaze undi mikizwe yawe ngo hehe ngo uzaze ndavuga nti Imana ubwo yemeye nibuza hari iki gukoreka hari icyizere ubwo amaye kare twaragiye no mudamu twasenze turi mu mbaraga z'amasengesho ariko ngeze hafi mu rugo mu gitwa kiradiha nkumva ubwoba nkumashaka gucika wumvaga wasubira inyuma wiruka ariko nkumva rwo tihumura n'ingiye wavuganye nawe ndi kumwe nawe wumva amajwi ugera abantu basenga kiza cyabyo wumva amajwi uba ufite icyo uhagazeho uba ufite ijambo uri kugendana naryo uba ufite amakuru. Ese udukurikiye ufite amajwi ese udukurikiye hari ijambo waba uryamiye komeza aho ngaho rero wumva amajwi humura ndabana nawe nyina biteguye humura tugende mbese nkumva ibyiringiro. Twaragiye ngize mu rugo mudamu twese tujya muri koma induru ziravuga abana marira imyaka ingahe yose abaturanyi barahurura ati muze murebe wa mugabo twatuze w'indaya wambaraga amakanzu duye umugabo wabaye mukamutinganyi umva byabaye induru ndende. Ngeze mu rugo rwose imbabazi mfukama hasi nashyira umudamu wanjye kado ndiye ko yambabarira.
ndangije nuko ndamusaba imbabazi ndapfukama ntimbabara madamu mwiza nukuri narasayishe mu byaha ariko nukuri nemeye guhinduka Imana yambabariye nawe mbabarira hano turambabarira nawe n'ubundi nzakomeza nkorera Imana ibyo ni ibyawe ngiye narababariwe nta kibazo nta tumucira urubanza afite umudamu rero niko kumbabarira Imana ishimwe amaze kumva ati nyine ngo ndebe nawe agakiza kawe twabanye mu rugo nk'ikigeragezo wa mubyeyi bisho twarabanye ariko Satani agakomeza kuza azana ibitego ni ukuvuga amaze kukwakira mu rugo ubwo yajya ku ruhande abana ko turi gicucu umugabo wawe ni indaya abantu batangiye Satani yakora ibyo wakoze yego ni ibiki niba uri gicucu umugore mwiza warasaze nanjye ufite n'umugore mwiza ni Satani nyine wajya ahantu nawajya ahantu hari ubutunzi urwo rugendo ukuntu yarwifashe Satani wajya ahantu hari ubutunzi ntabwo ajya ahantu hatari ubutunzi rero ndangije nkaya bati Mana mva nzakomeza mbane nawe ukomera ku Mana nkasenga tukatubana nyine ntikaburemo ugambabaraga n'umuntu nyine rumva akambwira ati narashatse kuzakuruka nzakwice n'undi ntacyo wari umaze igicucu akajya ambwira amagambo nkaho ati Mana ndakomeza nizere ibyo wambwiye nkajya nsenga ubwo twase umunsi wa mbere nagamye ndeba hepfo n'abareba ruguru mu buriri buri muntu nishuka nkabwira Imana niko Mana uzabihindura ntacyo turabyina biraba ariko urumva ntabwo yarakwizeye kandi mwagombaga no kubanza kujya kwa muganga mukipimisha ubuzima bwe nubwo wenda ari muri iyo mibabaro y'imihangayiko yo gutunga urugo n'abana wenyine ashobora we kuba yaririndaga yego bigereranyije nawe aho wari uri cyane ko sintago ngese ko nari imbetu nyine ko wari imbetu nari imbetu urumva ntabwo byoroshye ariko nukuri bene data mudukurikiye wuneza amatwi hari imbaraga nyuma y'ibibazo byawe nyuma y'ubupfubyi nyuma y'inzara nyuma y'ubupfakazi nyuma yo guteseka uko ari kwe kose hari imbaraga hari ugutabarwa n'Imana kandi ubu tuvugana Bishop mfite inzandiko nyinshi Imana agiye yandikira ngenda mvivura yego mvivura nukuri hari genza mvivura kandi uzabibona nukuri nanjye ndagushyigikiye Imana yacu twizeye habari bayari sidagone irahambaye ngayo nguko rero ngera mu rugo tubana mu buryo bukomeye cyane turabigizeho bikomeye mbwira wa mudama ntiba mu kiro byaducanze induru ziri kuvuga aho duciye hose mu kiro dushungereye byatuyobeye mwahindutse ikibazo ku cyane rwose baturanyi bakajya bahurura natamuka ati muri wa mugabo mutinganye umugore yatabuka ati muri mukamutinganye ntago bigeze bumva ko wakiriye agakiza k'Imana yaguhinduriye yego ariko nkahoza nkavuga ati Imana yanjye nzakunambaho nibwo nahise mbwira mudamu rero shangaza ati byancanze niko kuza i Kigali niko mwavuye mu cyaro niko twavuye mu cyaro tuzi Kigali ubu ndi i Kigali ndi kumwe n'umudamu wanjye n'abana banjye dukora umurimo w'Imana ndumukozi w'Imana ndumutangabuhamya mvuga imbaraga z'Imana gukomera kw'Imana aho yankuye nayegejeje ikora Imana ishimwe nuko naje muri Kigali nuko bimeze mbese n'ibyo mwageze hano mu mujyi wa Kigali ryari tumaze imyaka 2 aha muri uyu mujyi muhamaze imyaka 2 rwose mwabaye abaturage b'umujyi wa Kigali rero mutuye hehe bano Kabeza hano i Kigali telefone yawe ariko ni kangahe 07 33 39 6 7 ongera usubiremo 07 33 39 6 7 impamvu nkubwiye ngo uvuge telefone yawe hari igihe abantu baba bavuga bati ariko se koko uriya muntu nanjye mfite akabazo namwibariza akaba yakakwibariza nibyo urakoze cyane bakunda kubimbaza ngiye mu rusengero bakanyagiye ati dusengere umwana wanjye nameze gutya ese birashobora ko yahinduka ese bimeze bite tukaganira nkabagisha inama nkabakangisha inama nkabireka inzira y'agakiza cyambere ni ugutinyuka ugatera intambwe gusa ubundi izindi ntambwe zose Imana irazitera cyane rwose we tinyuka ubwira Imana ngo Mana ndi umunyantege nkeya reba binanije n'ibi ngibi ndi ikigoryi cyawe ndi uwawe gira icyo unkorera Imana irabikora rwose hari igihe uganira n'umuntu uriho umubwiriza akakubwira ngo inzoga nayireka ngo ariko itabi ntiryashoboka birashoboka undi nawe akakubwira tumva ntago nashobora kureka ubusambanyi kuko ariho nkura ibyo kurya ugasanga buri wese icyaha cyaragushyiriraho impamvu agihamamo ariko aka kamwanya
nkurikije iby'Imana yagukoreye, Yego. nkurikije aho Imana yagukuye, Yego. ni ukurura umugabo wo guhamiriza bene data ko nta hantu na hamwe Imana haruhanije itakura Imana itakura umuntu. kandi biratangaje ko umva ko nta n'akazi ngira kandi nta n'iki, ariko nyina mbona manu ya manu ukabona ziraje, Imana igaca inzira. Ubu nta kazi, nta kazi, ariko none se Imana abana biga gute? ni ya Mana ngo nzakugira neza. Ya Mana ikoresha yagukuye muri umuntu, rwa rwobo. ikoresha umuntu nkawe bishop cyangwa undi muntu ntazi, genda ushira abana ishuri, genda ugiye kurya, ntanamuzi. Mbese Imana mu Mana bwayo sinzi ukuntu yeranja, sinzi ukuntu ibigenza, nkabona rwose inzira zirafungutse, kandi ndiho nkodesha, nishyura inzu, ndya, ntabwo nzakoza Imana isuri ngo sure mu buraya, kuko Imana ngo ikizangira neza, kandi igenda Imana ibikora. nayo izabikorera. Kandi kuko niyo ngiye gusembwira Imana ngo warambwiye ngo uzangira neza, igaragaza iyo mbibone. Dore ngisafuriya ikeneye, abana bakeneye kurya inyama, gaca inzira. None tusabe tuzahabwa. Ntabwo mfite ubwoba ngo navuye ngo ndashonje ngo ngiye haye mu buraya, kuko Imana yambwiye ko ninseho nzapfa. Kuki njye sinkeneye gupfa? Yaguhaye gasopo cyane rwose. Tuba dufite ibyo tugenderaho, gusenga hamwe ibanga. Nawe ubu ufite kondisiyo cyane rwose. Nkuko ntashobora kwihererana ubu buhamya ngo nceceke ngo mfunge ngo simvuge. Ubwo buhamya bwawe ni ukugira ngo wowe nkurikiye umva ko bidashoboka, wumva ngo niko navutse, ngo niko meze, ngo niko nteye. Ibintu byose birashoboka, nta kidashoboka. Ese wateye intambwe biranga? Ese hari icyo wakoze cyangwa uri muri ibyo ngibyo no kabiha agaciro ukumva ngo niko umeze, ukumva ko ari ibyo, ukumva ngo birahagije? Urebe ejo hazaza, urebe ku gihugu cyawe, urebe ku muryango wawe, ikirenze ukirebe ku Mana yawe, urebe ngo she ubugingo buhoraho, iherezo ryawe ni iriye, ubugingo buhoraho. Ese nimfa nzajya he? Bisho ubu tuvugana none ahangaha nonaha, ushaka ko turi kumwe ikiganiro ejo kuvuga ngo byarangiye. Ese umuntu apfuye none ahangaha yajya he? Cyane wisubize nawe. Ese uri kumva upfuye wajya mu ijuru? Kubuza turimo imodoka nziza, amafaranga, kuryoshya, gukora enjoy, ibyo byose birarangira. Ese nyuma y'ibyo buzima bizagenda biti? Nta kabazo bakwiye kwibaza. Claude rero tuganiriye ibintu byinshi, ariko se dusubiye inyuma, yego, ni iki kintu utazibagirwa yego waba warahuye nacyo muri icyo gihe wari mu buraya? Urakoze cyane Bishop, kandi ukuri maje kugushimira. Imana igumugisha ku kiganiro cyiza, kugira ngo tubwire abantu badukurikiye imbaraga z'Imana n'imbaraga za Satani. Ni ukuri Imana igumugisha. Ibyo ntazibagirwa ni byinshi cyane, ni byinshi nahuriye nabyo mu buraya, ni byinshi cyane cyane cyane, ariko sindagirwa igihe Satani yamfataga akanyambika amakanzu n'umuntu w'umugabo, nkabiciro ry'imigani, nkatambuka ndi umugabo rwose nta soni ifite, mvuga ngo ndi umugore. Ntabwo nzabyibagirwa mu mateka yanjye paka igihe nzapfira, kuba unari umuntu w'umugabo nkahinduka mu kanya gato nko guhumbya, nkaba umugore, imyambarire, imyitwarire, imikorere byose, amajwi, ibintu byose myigendere nkaba umugore, sinabyibagirwa. Ikindi ni inzira y'umusabana ngiye nyira mu buraya, haba gukubitwa, haba gufungwa, haba ubushizi bw'isoni, ni byinshi cyane ntarenzaho. Ubushizi bw'isoni bw'uburaya nyine, inda zitukana mu muhanda, inda zibaho, nta muntu zubaha mu muhanda, nta gaciro. Nawe wageze aho barukobora ukajya cyane ubwira rwose abantu uko ntabwo nabyibagirwa. Sinshaka kugenda umugabo umwe twigeze kujyana muri hoteli cyangwa se mu kabari, tukararana, bikarangira turangije akankubita, mubwiye ngo nanyishyure. Wowe akankubita ngo twaguze iki, nkamubwira nti nese ibyo waguze ntabwo wari ubizi. Akankubita byinshi cyane nazibagirwa. Ntabwo ugize kumera muri rusenda mu kibuno, rubarumira muri rusenda rw'akabanga, ni byinshi cyane, no kudindira mu iterambere, no kuba ni byinshi cyane ntarondora, ni byinshi cyane. Ariko ndashimira Imana ko Imana yangiriye neza ikamagakiza ku buntu. Ndashimira Imana ko itagiye yibagirwa imirimo, ni ukuri Imana nishimye. Imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Imana yibabarira yonyine, kabone nubwo byagenda gute, Imana yacu nubwo wasaya mu byaha gute, nubwo wakora ibi byose, Imana iraza ikabyeza ikabikuraho, ni ukuri. Ese kuri ubu ngubu wampaye imibereho yawe, mbese ndashaka kuvuga ufite ababyeyi, uvuka mu bana bangahe, ibintu nk'ibyo ngibyo? Urakoze cyane. Nabwiye ko nkivuga bwa mbere, nabwiye ko mvuka i Butare mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo,
twari turi abana bageze mu 8 ni njye uriho jyenyine, singira mukuru wanjye, singira mumuna wanjye, ariko mfite ababyeyi nabo bashaje. Rero bahora agahinda barira, mama wanjye arira, papa arira, ti gute umwana wa twari dufite ari umwe yigize indaya, ni gute ibintu byabaho, bahoraga mu masengesho basenga, barababaye cyane barira, ariko shimye Imana ko Imana yongeye kanshuza agaciro, nukuri Imana yacira hambaye. Imana ishimwe cyane. Ibyo ari byo byose winjiye mu mwuga w'uburaya, ukora uburaya wowe uri umugore, wabaye umugore. Ariko mbere y'uko ujya mu buraya uri umugore, wari umugabo, ahubwo nawe ufite umugore. Ndashaka kukubaza, icyo gihe cyose wamaze, nta na rimwe wigeze wumva urarikiye igitsina gore? Nta munsi n'umwe. Yatangaje, ariko navuga nanjye nagiye nsubiza amaso inyuma kuki nagiye ndi umugabo, basi nanjye singine basi ngenda barongora wenda. Biratangaje, murambara gukoresha amagambo nk'ayo ngayo kugira ngo mubyumve neza, kuki nari umugabo basi ngiye simbarongore ahubwo abagabo bakandongora. Biratangaje nyine, n'ibya Satani afite imbaraga. Maze byari byarahwaniye, byaragiye neza muri gihe numva ubwo bwanye narabubuze mu mugore burundu. Ako Satani ni umupagani, ni umugome cyane. Naragiye ko yahise akugira, yagiye aramfata nyine, ubwo bwanye ndabubura, buratakara neza burundu, nkajya ndarikira abagabo bagenzi banjye. Biratangaje, izina rya ariko no gukizwa kwanjye byabaye intambara ikomeye. Rero cya cyigisho ngo Satani azanwa no kwiba, no gusahura, no kwica, no kurimbura, ni ukuvuga ngo yari yarangije kukwica. Yes, yarangije kumwica, ko ndabyuka neza nkijyana no mu rugo byamanje kungora nyine, haba amasengesho, ariko Imana warazutse muri make. Mbese Imana mundi iragufata ikaguhindura mushya, kuko umva na mbere hose nari ifite icyangiro cyangwa se bagana cyose barakavuza induru ndidaya byose, ariko Imana byose yangurira agaciro kanjye, isubiza hawe nyiri ubugabo bwangira bugarura, ubundi umugabo mbasha kuba inshingano z'abagabo mu rugo iwanjye, mbasha ko abantu bangira icyizere, nkuru umurimo w'Imana ku rusengero niho mba nibereye, mbasha kuvuga abantu bakanyumva. Mbese Imana igena imigikundiro, mbese Imana itigundira mushya. None se nyuma y'ubwo wabashije kubyara undi mwana? Ntabwo turabasha kubyara undi mwana, ariko nzi ko Imana izampa umwana, mba mbisengera. Imana izamuguhe kuko azabigihamya. Izabikora. Izabikora ko no mu by'Imana yagiye ivuga nzavivura byo birimo. Mfite amasezerano, yego, kandi izabikora, ntabwo yitwira ashoboye. Igihamya cyiza cyane. Yego. Ariko ntabwo byoroshye. Imyaka 6 yose. 6 yose nta gushingano z'abagabo nyine, ahubwo abagabo aribo ntabwo byoroshye. None se koro ni iki wabwira, gira icyo ubwira rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, gira icyo ubwira abadukurikiye, haba ku bujyanama, haba se kubwira abakiri muri izo nzira, haba se mbese hariho kubwira abari muri izo nzira z'uburaya, kandi ari abagabo barahindutse abagore, kimwe n'abagore bahindutse abagabo, barahari benshi. Icyo babwira, kandi noneho ugire n'icyo ubwira bumva bagana iyo nzira usa n'ukumira, gira icyo babwira, kuko wowe uri umuntu wabaye muri ubwo buzima, atari bya bindi abantu bavuga bati mupfa kwivugira ibyo mutazi, noneho wowe ntabwo uvuga ibyo utazi, uravuga ibyo uzi. Murakoze cyane Bishop, meje kwifuza umugisha w'Imana. Murakoze cyane. Imana ikomeze igumugisha kandi kwagure. Rero nukuri bene data musaraba mudukurikiye, wowe waba umugabo cyangwa umusore cyangwa sinzi uri udukurikiye, nakubwira ngo Imana irahambaye. Niyo mpamvu yakize ikabarore kugira ngo nawe undebe, yakize ikabarore kugira ngo tubere abandi cyigisho cyangwa se tubere abandi amasomo, kugira ngo wumve ngo ese nukumva ikiganiro wumve ngo birangira aho ngaho useke cyangwa se yo tibini. Fata icyemezo, waba umubyeyi waba umugabo, nigiye kugira ngo umwanya mwiza kugira ngo ubone imbaraga z'Imana, ubone ibyo usengera, ubone icyo ukora, ubone n'ibyo kugira ngo ubone mbese imbaraga z'Imana. Nakubwira ngo rero wowe nkurikiye, waba ubikora, waba uri indaya y'umugabo cyangwa wigize umugore simbizi, ntabwo ucira urubanza. Ntabwo nkubwira ngo uri ngupfe cyangwa se ngo uri gicibwa, oya, ahubwo Yesu aragushaka. Yesu aragushaka. Nakubwira ngo garukira aho ngaho. Yesu yazanywe no gushaka icyari cyazimiye. Yes. Nakubwira ngo Yesu aragushaka, garukira aho ngaho. Nukuri nta keza k'ibyaha, nta keza k'ibibi, nta keza ko kuba indaya. Ndi umuntu wabaye indaya,
nta nyungu nakuyemo, navuyemo maramasa, ahubwo nadindiye mu iterambere. Kandi urumva nawe rero usubiza amaso inyuma urebe ibyo urimo, uvuga uti stop, ufata icyemezo, kabone nubwo waba bifitemo inyungu ya mbere ni ukubona Yesu. Ese byaba bikumariye iki kugira iby'isi byose, amafaranga, imodoka, ukabura ubugingo buhoraho? byose byaba bibaye ubusa. Icyo bimaze Anakimwe. rero icyo nababwira ngo hari imbaraga ziruta izindi mbaraga. Uwumva ko bidashoboka, birashoboka. Njye byarashobotse, ni ukuri simbabeshya. Uwumva avuga ko mbeshya se bidashoboka, azaze muhe ibimenyetso, habaho nabaye, habaho nakodesheje, haba twabanye, haba hondi, njyewe niteguye kumwereka ibimenyetso bifatika. Ntabwo mbeshya, ndakijijwe, mfite aho nsengera, igipapuro kinyemeza ko ndi umukristu kirahari, mbese ntabwo ndi kubeshya. Rero birashoboka, nawe wakizwa. Icyo ni icya mbere. Ikindi navuga ku babyeyi badukurikiye, uyu ni wo mwanya wo kuganiriza abana bawe. Ese iyo ubonye umwana atahanye inkweto ziba zivuye hehe? Yatahanye imyenda myiza tamuguriye, yatinze gutaha, ni ukuri mubyeyi, bamaso. Uzasanga umwana wawe yabaye runaka, kuko sitanari gukora byihuse, ugasanga yabaye umutinganyi, ugasanga yabaye mayibobo, yabaye umunyatabi, yanywaye urumogi. Kuko umuntu wanyweye itabi, urumogi, wanyweye inzoga ntakatakora. Satani atira akantu gato cyane kaheraho. Satani yahere ku mugabo mugenzi wanjye, dusangira inzoga, turanye inzoga mugenzi wanjye, birangira twaryamanye, birangira mbaye indaya, birangira ntahe urugo rwanjye, birangira ntesheje agaciro. Ariko ndashimira ko Imana yangire neza nk'abandi umwana w'Imana. Ese wowe ukora iki? Urumva ko unaniwe kumva birahagije? Ese umukozi wa kana n'umwana wawe kumva birahagije? Ese uzi bigenda biti? Ese nigiye uyu mwanya niba ukoresha ikigaruka gikurikira cyanjye, ni umwanya kugira ngo menye ngo mba nafungutse. Imana arasanga muntu myeho, nigiye nkangutse, ngiye kumenya, ngiye gushishoza ndebe. Ndumva rero ni umwanya mwiza kugira ngo ushishuke. Ibyo ubiha agaciro, birashoboka. Ntabwo abakristo badukurikiye rero, muve muri ofisi, nabivuze kare, muve mu nsengero, muze nanjye ndahari, tuvuga Imana twabonye, tuvuga Imana. Ntabwo uzakuvuga uburaya ubwe kubwiza Imana utarabaye indaya. Ntabwo byashoboka. Ni ukuri ngenda kubwiza ukuri yuko uko nabivuga nuko Bishop yabivuga ntaho bihuriye. Bishop ngewe buraya nabubayemo, nzi ububi bwabyo, nzi indwara zibamo, nzi ibyo nahuye nabyo, nzi n'ibyiza byo kuba mu buraya ndabizi. Ndi umugabo wo kuramya rero. Ni muze, ngwino, nangeze n'uyu dukorera Imana. Zana impano yawe, nzani yanjye, nzani yuriya, dukorera Imana, tuvuga imbaraga z'Imana. Mbese twe kwicara mu ofisi, kwicara ku musenge ngo uri pasiteri utaje, ngo dukorera Imana. Kandi nubona umuntu wavuye muri biriya, umushyikire, umuzamure, umusengere ati ntasubiriye, kuko Satani abarekereje ya myuka tugendaho kugira ngo akugushe. Uzi kuvuga Imana Bishop, Satani ngubu arimo aragira ngo abakubita agatoki ku kandi. Turi n'amabanga ya Satani. Kuko nta keza kiwe. Rero navuga byinshi, ni byinshi cyane, ariko nakubwira mu myaka 6 ni byinshi cyane, bivuga mu mwanya ungana gutya, ni byinshi ntabwo byoroshye. Navuga byinshi. Rero ni ubuzima bw'igihe kirekire, kuvuga ngo urabuvuga bwose igihe kingana gutya. Igikuru cyo nuko dushima Imana ko yagusayuye muri iyo sayo y'ibyaha. Ikindi turashima Imana yuko umudamu wawe n'abana bawe bongeye kukubona mukaba mubana cyane rwose. Icyo nacyo ni ikintu cyiza n'amashimwe Imana. Ikindi nuko Imana ikomeje kukubeshaho, nubwo uvuga uti ntibiramera neza, ariko bizagenda kuko aho Imana yagukuye niho habi, niho hari habi. Ikindi kuba Imana yarirahiriye igakora imirimo n'ibitangaza, ukavuga uti hari ibyo maze kuvivura cyane rwose, nabyo no kuba ndimo mvugana Imana nukuri, no kuba yarabigukuyemo reguri cyane. Ndi kuvuga Imana nibitangaza by'Imana. Rero hari Imana nukuri, Imana igihindura ibintu uba ko bidahinduka, Imana igibihindura nukuri. Imana irahambaye, Imana irahambaye. Mana we,
igisigaye ni ukujya usengera bariya bantu iriya groupe. ni ukuri tuzabasengera nyama mu bwenge ngo ntabwo njyenyine sinabishobora, ntabwo wabishobora wowe kuko n'izira yego imbaraga ziba zitoroshe. njyenyine sinabishobora, byasaba wowe nawe udukurikiye, mwese mudukurikiye muze dufatanye umurimo yo gusengera abo bantu, tubasure, tubabwirize ubutumwa bwiza, dukoresha ibitaramo, dukoresha ibiterane, dukoresha imbaraga, mbese kugira ngo babone imbaraga z'Imana, kugira ngo tubabwirize imbaraga z'Imana, mbese n'abacu nabo Yesu arabashaka. yego ariko tunabakunda kuko ntabwo Yesu yaje gushaka abantu abakristo, nitwe niba yaje gushaka nabo basambanyi, n'izo ndaya, nabo bajura, nabo banywa urumogi, nabo bicanyi, nabo ngabo nibo yaza ashaka. Rero ni ukuri wikumva ko byarangiye, kuba ko uri mu byango mu byarangiye, hoya haracyariho ibyiringiro kwita icyati mu gihe gushibuka. Nanjye ndi kuvuga Imana kandi sinari mbikwiriye, Pawulo yabivuze ngo ndashimira ko Imana ngabije uwo murimo. Nanjye rero ndashimira Imana ko uwari Sawuli yahindutse Pawulo. Ni ukuri Imana yacu irahambaye. Imana ishimwe cyane. Kuro dushimye Imana ko Imana ifite urwego imaze kukugezaho mu ivugabutumwa. Ubundi umurimo ukora ni uwuhe? Murakoze cyane. Imirimo myinshi nkora ubu ngo ni myinshi, kuko cyambere ndi umutangabuhamya, ndamvuga ibintu bitangaza Imana yangiriye, ngatanga ubuhamya haba mu nsengero, haba ku ma YouTube, haba ahantu hose no mu mihanda, nyambwira Imana, mvuga imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye. Uno murimo wa mbere, kindi ku rusengero rw'iwacu hano nkora, ndi umudiyakoni. Wowe uri umudiyakoni? Yego. Umudiyakoni mwiza cyane. Yego. Ikindi ni ukuri mba numva mu minsi iri imbere bya korari, ngenda nika kuririmba, nzaba umuririmbyi, nzaba umuvuga ubutumwa n'umuririmbyi byose mu ndirimbo. Imana igukomeze, ikwambike imbaraga. Rero wigeze umbwira ko umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, warasenze, noneho uhita wumva ushatse kujya kubana n'umuryango wawe. Ugeze hariya ku gasozi uvukaho, wagize imbogamizi yuko aho wanyuraga hose bajyaga bavuga dore mutinganyi, dore mukamutinganyi, dore abana b'umutinganyi, bigutera ipfunwe, bituma ugera naho ufata icyemezo uza mu mujyi wa Kigali. Ese ugeze mu mujyi wa Kigali nta mbogamizi wahuye nazo? Ntabwo zabura imbogamizi, ariko hamwe no gusenga genda zishiraho. Izina huye nazo nyine kwa mu mujyi wa Kigali byumva nyine nta kazi cyangwa se nta bushobozi, biragoye, ariko Imana igenda ica inzira aho zitari. Ariko ubundi rwose ntacyo nashinja Imana. Ubundi mu buzima busanzwe uretse kuvuga uti ntegereje ko Imana izangirira neza, ese wize ibiki? Ese n'ubundi ko wari wavuye butaruje gushaka akazi, wari waje gushaka akazi ki? Nize ibyo guteka bya hoteleri, nibyo nkora bya kwizine, n'akandi kazi kose nabona cyangwa se nashobora nagakora k'amaboko, hiteza imbere, yaba amasuku, yaba majaride, nabyo ndabizi. Ariko ubundi nta mashuri ngira, akazi kasaba katasaba amashuri nagakora. Ese wari uvuze ko ibya hoteleri ubasha kubikora, ese warabyize, ubifitemo ubumenyi, bimeze gute? Murakoze cyane. Nta diplome nabyigiyemo, nafashe umwaka wose mbyiga formation, ariko njya ngira abantu nkabampamagara bafite abashyitsi mu rugo, nkabakorera ibyo guteka, bamwakira abashyitsi bakambwira ko ibyiza babikunze. Rero urumva ko hamwe n'Imana igenda ishoboza kandi ikagenda neza, kandi rwose bikaba ari sawa. Urumva rero abadukurikiye, ababa bakeneye, babonye abashyitsi, baguhamagara ukabafasha. N'amakwe bambwira ko ibikoresho hari ukuntu uhuza n'abandi bantu mugafashanya, tukabikora ibintu byiza. Imana ishimwe. Ni ukuri Imana izakugirira neza, kandi Imana iguha umugisha, idudubiza umugisha mu mirimo y'amaboko yawe, kubwo kuyikorera no kuyihamya. Ni ibintu byiza cyane. Hari undi ubaza akakubwira ngo nta kintu yize, ntaki, ariko wowe byibuze urumva ko ufite itangiriro. Cyambere ntabwo ari ukwiga, cyambere no kuba ufite ubushake kandi hari icyo ushoboye, kandi ntabwo bivuze ngo abantu bose batize ntabwo bafite bakora. Barakora kandi ikagenda neza. Ubushake nibwo bwa mbere. Yego. Ubwo rero ndumva rwose twasoza ikiganiro cyacu. Yego, murakoze cyane. Tugana ku musozo, ni ukuri nabwiye abantu badukurikiye yuko
gukurikira ibiganiro byacu ni ingenzi, mukabiha abandi bakumva imbaraga z'Imana, mukabigeza kure, mugakora share, comment, like, ni ukuri ni iby'ingenzi kuko bituma mutubaza ibibazo tukabisubiza, tukumva mbese ko turi kumwe namwe natwe, kandi ni umugisha. Kandi nubasha kuri ikiganiro ukagereza undi muntu azumva imbaraga z'Imana, ntushaka kubijyamo abireke, yumva ibibi by'uburaya, yumva ibibi byo kujya mu byaha, kugira ngo Imana yacu ikomeze yamamare. Ni umurimo mwiza w'ivugabutumwa rero, ni ukuri shimira abantu badukurikiye, abantu bakomeze kudukurikira mu buryo butandukanye, bari mu Rwanda, bari mu mahanga. Hari abantu bashobora kuba barambukiye ubuhamya bwanjye, Imana ibaha umugisha, ni ukuri. Kandi nayo mfite channel yanjye cisha ubutumwa bwanjye, ubuhamya, ivugabutumwa, yitwa Kiza Claude TV, naho wajyaho ugakora subscribe, comment, share, nayo ni inkunga ikomeye cyane. Rero ndabashimiye abantu badukurikiye, Imana yo mu ijuru ibampere umugisha, naho ubutaha. Nanjye ndabashimiye, navuga nti mwakoze gukurikirana iki kiganiro, mukomeze mudukurikirane ku rubuga rwacu kuri YouTube, kuri channel ya Elayono, hanyuma ni Elayono MC, ugakora subscribe, hanyuma ukadukurikira, urabudufashije gukora umurimo w'ivugabutumwa. Rero numva nagusaba Claude, reka usenga Imana, hanyuma dusoza ikiganiro. Tukakuwe Mana dusenge. Mana turagushimye, tugushimye neza ya n'urukundo, tugushimye uko wadukuye mu byaha, ukatugira ibyaha bimwe bishya, izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Amen. Nyagora ku ngoma rero twari imbere yawe, tuvuga imbaraga zawe, gukomera kwawe, tuvuga ukuntu wadukuye mu byaha, twatangaga ubuhamya bw'ibyatubayeho, ni ukwitwumvise gukomera kwawe, nukomeze uhabwe icyubahiro. Amen. Nyingabo Imana wabanye natwe mu biganiro, rero turagushimye Data mwiza. Tumaze gusoza ikiganiro, dusengera abantu bacyumvise ikiganiro, nigihindure abantu bakikurikira bari mu bupagani, bari indaya, bakora ibintu bitandukanye, banywa urumogi, abanyetabi, byinshi cyane bakora by'ibyaha, nubasanga ubahumurize kandi ubahe imbaraga zawe zo kubireka, kuko ni wowe uhindura, ni wowe ukiza, ni wowe uhambaye, nyagora ku ngoma Imana. Data mwiza rero turagushimye ko wabanye natwe, Data Nyiringabo, nugende buri muntu wese uzumika ikiganiro, uri mu bibazo umusubize, abarwayi bakize, abafite ibyifuzo bibasubize, kandi nyagora ku ngoma uhindure, kandi ikiganiro kizajye ku bantu benshi cyane bumve gukomera kwawe kuko uri Imana. Urakoze kuri ubyumvise, indane nanjye yica no yarayo, uyihe umugisha, uyihe imbaraga, cyo tuvuga ibigukwiriye Mwami, kuko ni wowe waduhamagaye, tuvuga umurimo wawe, kwamamara kwawe ni ukuri, n'imbaraga zawe bikomeze bibaye mu bantu bose. Urakoze rero kubyumvise, twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen.